Umuhanzikazi Selena Maria Gomez wamamaye mu muziki nka Selena Gomez yagaragaje ko adashobora gutwita bitewe n'imiti yagiye afata, ariko avuga ko azashaka uburyo bwose bushoboka yabonamo umwana. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Vanity Fair ubwo yasohokaga ku gifuniko cy'ikinyamakuru cy'ukwezi k'Ukwakira. Uyu muhanzikazi w'imyaka 32 yavuze ko adashobora kuba yatwita umwana kubera ibibazo bitandukanye yagize biturutse ku miti yagiye ahabwa. Ati ntabwo nari narigeze mbivuga, ariko ku bw'amahirwe make ntabwo nashobora kwitwitira umwana. Mfite ibibazo byinshi byaturutse ku miti bikaba byashyira ubuzima bwanjye n'ubwo umwana naba mwite mu kangaratete. Icyo cyari ikintu cyagombaga gutuma mbabara mu gihe runaka. Gomez mu 2015 yarwaye uburwayi bwa rapawusi butera ukwangirika k'uruhu, ndetse mu 2017 yishuye ko yashyizwemo indi mpyiko y'umwe mu nshuti ze witwa Francia Raissa. Mu 2020 nabwo yagize ikibazo cy'uburwayi bufitanye isano n'ubwo mu mutwe buzwi nka bipolar disorder, ndetse imiti yagiye ahabwa kubera uburwayi bwose bwamufashe mu bihe bitandukanye, niyo mpamvu byamugizeho ingaruka kubera imiti yagiye afata. Nubwo bimeze gutyo ariko we yemeza ko uko biri kose azashaka uko abona umwana, yaba binyuze mu gushaka umugore umutwitira nk'uko byakozwe kuri Kim Kardashian cyangwa se gushaka umwana arera. Ati ariko ndi mu mwanya mwiza cyane kuri ibyo, nasanze hari umugisha kuko hari abantu beza bashobora kwemera gutwitira umuntu cyangwa se nkaba nashaka umwana ndera, kandi byose ni ibintu bishoboka cyane kuri njye. Yakomeje avuga ko yifuza by'ikirenga kuba yaba umubyeyi. Ati nzashimishwa n'uko urwo rugendo ruzaba rumeze, ariko ruzaba rutandukanyeho gato, bijya kurangira ntacyo bimbwiye, bizaba ibyanjye, azaba umwana wanjye. Ntabwo ari ubwa mbere uyu muhanzikazi agaragaje ko yifuza kugira umwana, cyane cyane ko mu 2022 yishuye ko imiti yafataga ubwo yari arwaye bipolar disorder ariyo yatumye atakaza amahirwe yo gutwita. Guhera mu mpera z'umwaka ushize, Selena Gomez yatangiye kugaragaza ko ari mu rukundo na Ben Bianco, ndetse bafite gahunda yo kurushinga mu minsi iri imbere. Ayo ni amwe mu magambo yagiye atangazwa na Selena Gomez avuga ko adashobora kwitwitira, ngo kazashaka abandi babimufashamo, kandi ko akeneye umwana cyane. Urumva ko kuri Selena Gomez bikomeye. Njye wakugezaga ino update, nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ubonye ino video uze kugenda ukande subscribe kandi kuri iyo nzu tujye tubana buri munsi, kandi nimba wakunze video ntukagenda udakanze like. Bye bye, ndabakunda cyane. Ni Jean Paul TV Show.